Ya radiyo zo mu murenge wa Nasho aho ishakiye Boniface, aha turi mu murenge wa Nasho aho twanyarukiye mu kagari ka Cyambwe, aho tuhasanze bamwe mu baturage bavuga ko bagonzwe n'umuhanda wa kaburimbo, bakababarira ibyangirijwe ku butaka bwabo, bikarangira bategereje amaso akaba yaraheze mu kirere ntibabone ingurane. Nk'uko rero turimo tuganira n'aba baturage, reka dutangirire kuri umwe atwibwire, atubwire amazina yombi, atubwire ikibazo afite. Ese ko avuga ko umuhanda wamugonze ni ibiki bamubariye, ni amafaranga angahe yishyuza yaba atarabonye? Murakoze, nitwa Kabanda Celestine. Barambaruriye hamwe bambarurira ibihumbi 80, ahandi bambarurira 55, ahandi 19. Narahebye hasize imyaka 4. Uravuga ko bakubarura amafaranga yose yashize imyaka 4, hari ubwo wigeze ujya kwishyuza amafaranga yawe cyangwa ujye kuyibutsa dosiye yawe, habe hari aho warayibajije ukaba utaribukijwe? Baje abayobozi bo ku karere baje inshuro zirenga 2 batwizeza ngo amafaranga bagiye kuyaduha, n'ikimenyimenyi perezida agiye kuza, baraje baratubwira ngo tutazagira ibyo tubaza, bagiye kutwishyura. Turaceceka. Iyo uvuze ngo abayobozi bo ku karere, ni uwuhe muyobozi wo ku karere waba warababwiye icyo cyizere ababwira ko muceceka mutabarega imbere ya perezida wa repubulika? Hari na visi meya wigeze kutubwira ko amafaranga agiye kuza vuba. Si uyu muturage gusa, hari n'undi mugenzi we, dore ko n'ubundi nuko ari abaturage bakeya babashije kuboneka, ni igikorwa cyahuriyeho abantu benshi bose bavuga ko batarabona amafaranga yabo. Reka nawe tumwakire. Murakoze, nitwa Bizimungu Silvestre, nkaba nuye mu kagari ka Cyambwe. Ubutaka bw'ingurane yanjye bukaba mu kagari ka Kagese ya 2. Uravuga ko utuye muri Kagese ya 2, ni ibikiweho wangirijwe, ni amafaranga angahe waba wishyuza utabonye waba uvuga ko wasinye? Ni ibintu byinshi birimo insina, imyumbati, bikakarubamba, ibiti bya moringa, voka. Bakaba bambaruriye amafaranga 562,800. Nawe wagerageje kubaza inzego z'ubuyobozi ntibakubwira uburyo amafaranga yawe uzayabona? Iyo ngerageje kubaza bambwira ko ari ugutegereza. Turi kumwe n'abandi bagenzi babo nabo barakomeza batwibwire, batubwira ibibazo bafite. Murakoze, nitwa Nyampinga Marie Chantal, njye n'iby'umukecuru ndi gukurikirana. Batubaruriye batubwira ko amafaranga bazaduha vuba, none amafaranga twarayabuze, twarahebye. Uravuga ko urimo ukurikirana dosiye y'umukecuru, ko hari ibyangirijwe byagonzwe n'umuhanda wa kaburimbo, nangahe bamubariye arimo yishyuza atari yabona? Bamubariye 644. Turacyari kumwe n'abandi nabo, turakomeza tubatega amatwi kuri mikoro za radiyo izo. Nitwa Nkundabanyanga Domisiyo, nkaba ntuye mu kagari ka Ntaruka, mu mudugudu wa Ruhema. Nkaba baranyongerereje intuza, amasaka, ibishimbo n'imyumbati na za moringa, bambara amafaranga 350. Narategereje, narahebye. 350, uravuga ko wategereje wahebye. Ese nawe hari ubwo waba warigeze ujya kugira ubuyobozi wabaza yenda bakaba bataragize icyo bagufasha? Nageze n'igihe nakura akanyabutaka w'umurenge w'akarere, na n'ubu narahebye, nta n'ikintu ntamariye. Turi kumwe n'abandi nabo, turakomeza tuvugane nabo. Murakoze, amazina yanjye nitwa Nyirabashyitsi Randarada. Nyirabashyitsi Randarada. Ikibazo ufite wowe ni ikihe? Ni ishyamba ryanjye barimbuye, bambarurira 350. Ndategereza, baza kumbarura, bamaze kumbarurira ibyangombwa mbigeza ku murenge, mbihereza akanyabutaka w'umurenge, ambwira ko arabijyana ku karere ngo bakanyishyuza amafaranga. None narategereje, imyaka 4 irarangiye, narahebye. Iyo mubajije inzego z'ubuyobozi, ese hari ibyo bababwira ko mwaba musabwa mutujuje, akaba ariyo mpamvu batabaha amafaranga yanyu? Twarabyujuje byose, badutumye konte turayifotoza, amafoto y'amarangamuntu turayatanga, na sitasiyo de mariage turazitanga, byose n'ibyangirijwe turabitanga. Imitungo yacu barayibarura, bohereza impapuro zijya kutwishyuriza, ariko twarategereje, twarahebye. Ni iki mwifuza ko inzego z'ubuyobozi ziri hejuru y'ababashije kubageraho babafasha gukurikirana ikibazo cyanyu? Tugira ngo badufashe batwishyurize ibyacu byangiritse. Nyuma y'uko tuvuganye n'aba baturage, twaje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho ku murongo wa telefoni, atubwira ko atabashije kuboneka, avuga ko agiye mu nama. Nyuma y'uko duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho, twaje guhamagara umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Kirehe, Bwana Nzirabatinya Modeste, ni mu bukungu na tekinike, ku murongo wa telefoni. Atubwira yuko nawe atabashije kuvugira kuri telefoni, tumwandikira ubutumwa bugufi twamwandikiye nabwo ntiyigeze abusubiza.
Inasho Ayishakiye Boniface. Kamiliyoni Eliel, nkaba nasuye abahinzi b'imbuto bahinga mu murenge wa Ntasho mu kagari ka Rugoma mu mudugudu wa Gatare, nkaba ndi kumwe n'umuhinzi uhinga imbuto z'urusenda, ndagira ngo mwakire kuri mikoro za radiyo Izuba. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Dusabimana Tofili, abenshi banzi ku izina rya Rwanda. Abankora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ubuhinzi bwawe butangiye ryari? Nabutangiye 2020. None ubwo wabutangiye ute? Nabutangiye ninga intoryi, ninga amatunda, ninga n'imboga. None uyu munsi ukaba wageze mu gihe cyo guhinga n'uru rusenda? Naratekereje ndavuga ati wahinga urusenda wenda tukareba ko icyo twamfasha. Izi Imana ndarutegura baruhinga, ubu ngubu rureze. Uburyo baruhingamo umurama, ugahinga ibedi, ukayitunganya neza, ukazana imborera ugashyiramo, ugashyiramo umurama, hejuru ugashaka varuganda, ugatwikira, ukamaza nk'ibyumweru 2 ruba rumeze, bikamamo nk'ibindi byumweru 3 mu ibedi, ukaba ari gutegurana wa murima uzaziteramo. Byamara gukura ukayirandura ya migemo, ugashyira muri wa murima wawe wateguye neza wahinze, ushyizemo imborera, waranasasiye, ukazana ugatera. Si na byiza kuko wakubiza amatiyo utarafata. None mukoresha iki kugira ngo mwuhire? Ukoresha twa rozwari, ukagenda usuka buri mugemo nibwo bifata neza. None kugira ngo ubone amazi se birakorohera? Nubwo bitoroshye cyane ariko ko biri arazi. None se ko ndi kubona izi ngemwe ni ngo kuzitegura wagumbye kugura umurama ukinaza, wamara kwinaza washyize mu ibedi, zava mu ibedi ukaza ugashyira mu murima ugatera. None se nk'izi mboga zawe ko ndi kubona baraziteye gutya, nkaba ndi kubona igiti kimwe kirengeje nk'ikiro, wakoresheje ubuhe bushakashatsi kugira ngo iki giti kigire amanyinya angana gutya yose? Iburi ibanga ryo guhinga ni amafumbire. Nakoresheje amafumbire y'imborera n'imvaruganda, rwasa neza gutya. Ese ko ndi kubona, ndi kureba rwose umurima ufite, ndabona ari munini cyane, kandi nkaba ndi kubona uri umwana mutoya. Aya mafaranga yose urabona uzayakoresha iki? Mu buzima ntabwo umuntu abura icyo akoresha amafaranga, iyo afite ubwenge agira icyo ayakoresha. Ushobora gusarura amafaranga uyarunda, cyangwa se ukaba waguramo n'itungo cyangwa se igare, ubuzima bugakomeza nyine, ubuhinzi bwawe ukabubungabunga nyine bukazakugeza ni umugisha nyine tuba twarahawe no guhinga. Ndabona muri iyi minsi ikiro cy'urusenda ngo gihagaze amafaranga menshi, wenda nk'agaciro nko muri iki gihe cyaba gihagaze nk'angahe? Ubu ngubu asa 2,800 ikiro kimwe cyonyine. Nese ko ndi kubona igiti kirengeje ikiro, ubwo aya mafaranga yose uzayashyira he? Ko ndi kubona ari menshi cyane. Sinzi, turi no mu matsinda dutuma dutera imbere, twayashyira no mu matsinda. Nese nka mituweli bigenda bite igihe cyo gutanga mituweli? Igihe cyo gutanga mituweli nyine nk'umuntu umaze gukura ukifasha. Nese ko ndi kubona warateguye urusenda, kandi nkaba nzi yuko rwera mu gihe rwera ni wangu muraruhinga rukera rukageza igihe rugahundura. Nk'ikintu cyitwa ejo heza cyo ucyumva ute? Ikintu cyitwa ejo heza nacyo ni cyiza. Umuntu amaze kugira ubushobozi agira yuko n'intambwe yatera akaba yajya muri ejo heza, nta kibazo kuba umuntu yajya. Ndabona rwose urusenda rwawe wararuteguye neza. Nese ko ndi kubona harimo n'ibyatsi, ibi byatsi byo biboneka bite? Ibi ngibi ni ntatsi kazi ariko kubona nyine. Ndavuga iyi sasirimo yo gusasira uyibona ute? Ko nzi yuko ubwatsi ntaho butaboneka, buboneka gute kugira ngo ubone bigenda bite?
dutumizaho hari abaturanyi duturanye bafite amabanga nibo batwarira abakorofizanya ariko nyine nabwo nuko bwahenze cyane ariko iyo uragerageza ukadushyiramo niko bituma weza neza umutwaro tuwugura 1000. none kugira ngo ubone ubwatsi burangije umurima nk'uyu nguyu ko numva bigutwara amafaranga menshi ukagura n'iyo mirama n'imirama ko nzi yuko ihenze n'iyi imiti mukoreshamo imiti igihe kingana iki iyo mugiye gutera imiti ubundi biterwa n'uko agasimba kameze. kama agasimba habamo agasimba gashobora k'urunyo gashobora igitumbwe kakinjiramo imbere iyo utinze guteraho gake usanga kaninjiyemo ariko ugerageza gutera imiti wenda nka 2 mu kwezi bitewe n'ukuntu ubona imbuto zawe zimeze. ubwo ni ngo icya mbere uragura amasaso ukagura imirama ukarimisha ugateresha ubwo urusenda rugakura ndabona ari umuntu w'umusibo rwose iminsi itaha uzaba ufite agafaranga kenshi rwose biragaragara kuko ndabona ya mbere watangiye no kuyabika ko ndabona warasoromyemo inshuro nyinshi umaze gusoromamo nka kangahe kubera ko bari umaze igihe mu murima birera nk'amezi 4 ubagweye ubu ngubu aho nangiye gusoroma maze gusoromamo 4 none ko ndi kubona ibitunga bikirimo ari byinshi cyane rwabaye rwiza nyine nk'ubu ngubu uri kureba saguye n'ubundi usarura rukazageza n'undi mwaka kuko urasarura wamara gusarura ugashyira agafumbire ukongera ugashyira iyo rushibutse rero nabwo rurera cyane. ubwo ni wangu igihe cyose ni uguhora uri umusirimu iyo wahinze urusenda uba wabaye umusirimu. urusenda ntabwo rupfa guhundurira iyo warufashe neza ugomba kubungabunga ukarumenyera imiti ukarumenyera amafumbire ushyiramo n'ayo mazi ibyo byose ukajya ubimenya ubwo nk'amazi wuhira mu gihe kingana iki yari mu gihe nk'iki ngiki cy'izuba ushobora kubera ko udakunda amazi cyane ushobora kuhira rimwe mu cyumweru gusa ubwo ni ngo wowe ni ngo urategura wamara gutegura ugahinga nta kibazo ndumva urusenda rutanagoye cyane ntabwo rugora cyane kuko iyo rwafashe ruba rwakuze ko ndi kubona se hari amatiyo ari hano nk'aya matiyo kugira ngo muyabone bigenda bite mufite ubuhe bushobozi bwo kuba mwayabona ubushobozi murabufite cyangwa ntabwo mufite turagerageza tukiteranya nk'abaturage duhinga muri ako gace tugatumizaho nk'amatiyo i Kigali bakayatuzanira none ubwo leta mukaba mwayisaba iki twayifasha icyo twayisaba ni ukuduha ubufasha nyine mu buhinzi dukora buri munsi nyine bakaba baduhamo ubufasha bakabonera imiti igiciro cyo hasi kuko imiti yarahenze cyane nayo ubu ngubu imiti irahenze baba batugabanya igiti. urakoze ndabona iruhande rwawe hari abahinzi b'imboga z'amashu ndi kuhabona abahinzi b'inyanya namwe muhinga urusenda ndabona ahantu hose haryoshye ndabona ibintu by'izuba bidapfa kubageraho rwose sawa urakoze. yari imboni y'umurenge wa Kabare Karushya Kamiliyoni Eliel nkaba kumwe n'abahinzi bahinga mu mudugudu wa Gatare. Imboni ya radiyo izuba Musonera Jean Baptiste mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara ahandi iri mu murenge wa Gahara mu kagari ka Nyagasenyi Rwimondo umudugudu wa Nyakabimba aho ndi kumwe n'umugabo bita Habamungu inkongi y'umuriro ikaba yamutwikiye inzu akaba harimo ibintu byinshi byahiye reka twakire uyu mugabo mu magambo ye atubwira ibya byahiriyemo. Murakoze cyane. Ejo ku munsi w'ejo nka 11:00 nibwo bampamagaye nari nagiye kureba mu murima uko byifashe bampamagara bambwira ko inzu yanjye yahiye nje nsanga yahiriyemo ibintu byose imyenda y'umugore n'imyenda yanjye n'inkweto n'imyenda y'abana n'amakaye y'abanyeshuri n'amarangamuntu n'amafaranga 300,000 n'ibindi byinshi byo kurya nta kintu na kimwe dufite. Reka twakire na madamu we nawe agiriye atangariza radiyo izuba muri ibi bintu byahiye muri iyi nzu. Murakoze nitwa Mukangiro Nsanga Sifa nari mperekeje abantu ngarutse mu rugo ku isaha 11:00 nsanga inzu yahiriyemo ibintu byose n'ibikoresho by'amashuri y'abana
nta kintu twasigaranye na kimwe, n'ibyo kurya nta kintu dufite, twambaye ubusa, ibyuma by'urusengero nari mbitse nabyo byahiriyemo, ubu nyine twibereye hanze mu kibanza kuko inzu yo yakongotse n'ibyari birimo byose. None icyo usaba ubuyobozi bw'umurenge wa Gahara ndetse n'akarere ka Kirehe, wabisaba ubuhe bufasha? Ubufasha ndi gusaba ubuyobozi bwa Gahara ndetse n'akarere ka Kirehe, inzu yanjye yari iriho amabati 26, bakoresha uko bashoboye, bakaza bakansakarira inzu, bakanshakira ibikoresho by'abana bakajya ku ishuri n'imyambaro, ndetse natwe n'umugabo bakashaka ukuntu badubonera imyambaro kuko twambaye ubusa, kandi no kurya bakadushakira ibyo kurya. Reka twakire n'uhagarariye muri uyu mudugudu, nawe ni umuturanyi wabo, agira icyo atangariza radiyo Izuba uri kubona ibi bintu. Murakoze, nitwa Gasasira Antoine, nkaba ndi umuyobozi w'isibo intashyikirwa hano mu mudugudu wa Nyakabimba. Vyabaye rero kuri inkongi y'umuriro twese byadutunguye, kubera ko twaje tugasanga inzu yahiye yakongotse. Aba bantu n'ubwoko bwe bakubwira ibintu bike, twebwe turebye nk'ibintu byakongotse cyane, bishobora kuba bifite n'agaciro ka miliyoni 10 zirenga. Ubu ngubu rero bari aho ngaho bari mu gihirahiro nta kundi. Turabwire yuko ahantu hari n'abaturanyi benshi, reka twakire umwe mu baturanyi, nawe uri kubona ibi bintu byangirikiye muri iyi nzu. Murakoze, uyu musaza Ibrahimu Habamungu twahageze tuvuye mu nama ku kagari, twabitumenyesheje tuza twihuta, dusanga ibintu byose byahiye, nta kintu twakora uretse ko natabajije ubuyobozi, mpamagara gitifu w'akagari, twabashije kubibamenyesha, mugire icyo mudufasha nk'umurenge wa Gahara, birakomeye, bari hanze, imvura mirabanyagira, nta kintu bariho. Tubibutse ko aha twari turi ari umurenge wa Gahara mu kagari ka Nyagasenyi, Rwimondo, mu mudugudu wa Nyakabimba. Zigama Inyasi mbonera radiyo Izuba ikorera mu karere ka Gatsibo, ahandi nkaba ndi mu murenge wa Gitoki, by'umwihariko mu kagari ka Cyabusheshe, habereye mace yateguwe n'inzego z'ubuyobozi, ariko ahangaha tukaba turi kumwe n'abaturage benshi. Niwumva aba bantu, hari ambiyasi iteye ubwoba, nkubwira iteye ubwoba, hari abafana benshi cyane kandi n'ahantu mu cyaro, ariko nk'uko radiyo Izuba ari radiyo yegerezwa abaturage cyane cyane mu cyaro, ndagira ngo nganire ni match yabereye aha, batubwire uko bayiteguye cyane cyane. Reka nganire na kapiteni, dore ko hahuriye amakipe atatu, ayo makipe bakaba bakinaga finali. Ndagira ngo nganire na koci watsinze wakinnye match ya mbere, ndagira ngo tuganire. Witwa nde? Murakoze, amazina nyitwa Rwegi Janvier. Gusa nanjye n'ibyishimo narabiteguye, kandi ibintu nari nabiteguye kuva ku ntangiriro kundangeza uyu munsi, twari twabiteguye cyane. Kuba nsinzi nonse ntago bintunguye. Nta magambo menshi navuga, rero murakoze cyane, ibindi ni Imana. Haje kuboneka ikirere gisa nk'aho ari kibi, ariko mwe mwakinye mbere. Ese iturufu mwakoresheje kugira ngo mutsinde iriya kipe, mwakoresheje iturufu? Gusa twebwe ikibuga turakizi, kandi na baro dukina turayizi, biba ku kirenge cyacu, ni ibyacu, n'ubundi intsinzi ni yacu, ni umudugudu wa Cyabusheshe. Okay, reka tuganire n'uyu nguyu wabonye icyo bita intsinzwi, nawe tubwire ese impamvu iyi tsinzi mwayibonye mukoresheje ubuhe buryo? Uburyo bwa mbere ni ukushyira hamwe, ubwa kabiri ni ugukina umupira dutuje, kandi mwabibonye mu kibuga hagati twakinaga nk'abantu tuziranye. Yego. Reka tuganire n'abandi bahari mu makipe yayandi uko ari abiri, yakiniraga umwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Reka tuganire n'uwa mbere twumve icyo atubwira nawe kuri mikoro za radiyo Izuba. Murakoze cyane. Ni byiza cyane iki gikorwa, ndashimira abayobozi bagiteguye, nkabashimira abafana, abakinnyi bitwaye neza. Iki gikorwa ni indashyikirwa mu mudugudu wacu no mu kagari kacu, niyo mpamvu rero habayeho gutegura, nkaba nifuza yuko byazajya bihoraho igihe cyose. Ikipe yanyu yatsinze? Ikipe yacu yatsinze, ikaba yatwaye umwanya wa 3. Ese niba atari ibanga mwahembwa iki? Twebwe twahembwe ibahasha y'amafaranga yari arimo, ariko twayakiriye neza. Okay, ndagira ngo murakoze cyane. Ndagira ngo tuganire n'ikipe yatsindiye umwanya wa kabiri, nawe tuganire kuri mikoro za radiyo Izuba, nawe atubwire ese uwo mwanya wa kabiri mwabonye murawishimiye, ese imbogamizi zabayeho nizihe kugira ngo mubone umwanya wa kabiri? Murakoze. Umwanya wa kabiri turawishimiye, nta kibazo, byagenze neza. Yego, igikombe natwe twari tukinyotewe, ariko habayeho kuturusha. Turabyishimiye rero, twahawe ibahasha irimo ibihumbi 10. Ni byiza rero, nta kibazo. Ariko ikindi gihe
natwe ubwacu igikombe natwe turakinyotewe tuzagitwara. Ikindi gihe murumva muzagitwara? Tuzagitwara rwose. Ese kuba imvura yaguye hakaza mugakina mu mvura ntago aribwo byabaye imbogamizi ku buryo mutaba mwagitwaye? Habaye imbogamizi kubera ko nta nkweto nta bikoresho twari dufite, ariko noneho tuzaza twiteguye ntago ikipe izatubasha. Aho byapfiriye twahabonye tuzakosora. Murakoze cyane. Reka turi kumwe na komiseri w'imikino wahuje ino mikino yose, nawe turagira ngo atubwire uko bateguye ino mikino ndetse atubwire n'icyo yari igamije muri rusange. Reka bitubwire. Murakoze cyane. Nk'uko mumaze kubibona rero natwe turishimye cyane, twateguye ino mikino dushaka kugira ngo dushimishe abafana, kandi icyo twari tugamije kwari kugira ngo dukangurire urubyiruko kwizigamira ejo heza n'abaturage muri rusange. Mu by'ukuri rero ndabona intego zirimo kugerwaho, turabyishimiye cyane. Murakoze. Ese icyo wumva mwakongeramo ko nabonye abasore banyu bameze neza, ikintu mwakongeramo mu ingufu bakagira courage niki? Icyo twifuza kongeramo, turashakisha abatoza babizobereye kugira ngo impano ziri ahangaha zikomeze kuzamurwa, kandi ngire ngo namwe nk'uko mwabonye ko hari umupira mwiza ushimishije, nicyo kintu rero twumva dushobora kongeramo. Murakoze cyane. Hari abahagarariye inzego z'ubuyobozi, hari executive w'akagari ka Cyabusheshe. Turagira ngo tuganire kuri mikoro za radiyo Izuba, nawe atubwire ese impanuro aha bano basore, ese icyo babafasha, ese n'ubufasha basaba kugira ngo twumve intumbero afite mu kagari ke. Murakoze cyane. Wenda mbere yuko tuvuga intumbero cyangwa se n'icyo twasaba abanyarwanda bose muri rusange, cyane cyane abaturage b'akagari ka Cyabusheshe, icya mbere ni ukugira ngo tubanze dusobanurire abanyarwanda iri rushanwa rijya gutegurwa. Twabonaga urubyiruko rutumva neza gahunda ya ejo heza, turavuga tutireka dushaka ikintu cyabahuriza hamwe, tujye tuhanyuza amatangazo, kandi turabona bitanga umusaruro kuko abaturage uyu munsi urubyiruko urabona ko barimo kwizigamira muri ejo heza kandi mu buryo bw'ubushake, bigaragara rero yuko ubukangurambaga bwageze ku ntego yabwo. Ni muri urwo rwego rero aya marushanwa nk'uko yabaye twayateguye tubona yoroshye, ariko mu buryo buhoraho twafashe umwanzuro w'uko aya marushanwa azajya abaho agahuza imidugudu, ariko kandi tukaremamo n'ikipe ebyiri aho dushobora kubonamo ekipe imwe igomba guhangana ndetse n'utundi tugari ndetse n'imirenge itandukanye kugira ngo tujye ducyura ibikombe. Twabitangiye ari ubukangurambaga, ariko twanabikora birimo n'andi marushanwa yo kugira ngo ducyure ibikombe iwacu. Murakoze. Ese nyakubahwa, ko mbona hari urubyiruko rwinshi rujya mu biyobyabwenge rukajya mu bintu bidafatika, impanuro waruha ni iyihe ubu ngubu tuvugana? Mu by'ukuri wenda nubwo igipimo cy'ibiyobyabwenge iwacu kiri hasi, ariko kwigisha ni uguhozaho. Impanuro dutanga, buriya iyo umuntu afite ibyo ahugiye, iyo adafite ikintu kimuhuza bituma arangarira mu bidafite umumaro, ariko siporo nk'iyi ngiyi ni umuti utuma abantu bava muri ibyo ngibyo bidafite umumaro, ahubwo bakaba baboneka mu bintu bitandukanye ndetse bakanigishwa byinshi, harimo no kwiyubakira igihugu. Rero ibiyobyabwenge ntabwo ari ikintu cyiza. Nizo mpanuro natanga, baba abanyumva bo turi kumwe hano ndetse n'abandi bose barimo kunyumva. Icyiza ni uko twareka ibiyobyabwenge ahubwo tukajya gukora ibikorwa bitandukanye kandi bizanira igihugu iterambere ndetse n'abaturage ubwabo bakigirira akamaro. Murakoze. Murakoze cyane. Felicitation ku kipe yabonye igikombe, pole ku makipe atabonye igikombe ndetse n'ayandi yagiye arushanwa nk'uko atabibugezeho, ariko igihe gitaha hari igihe hazazamo ingufu, ndetse murumva ko umunyamabanga nshingwabikorwa avuga yuko ari gahunda yo kwizigamira ejo heza nk'intumbero ya Leta y'u Rwanda yashyizeho.